stade y'amahoro ni stade z'ingabo z'igihugu iyi stade nimuzagire ngo ni ya yindi batomera iyi stade nta bya bindi by'abareyo nta bya bindi bya maguyi nta bya bindi bibera hano. Iyi stade ni stade y'amahoro ni stade y'intare iyobowe n'intare ziyobowe n'intare. Amena ndagutangarije ndi nori y'umusitari nasiyonari umunsi uzakina muri ino stade udafite umutima utuje udafite kwizera Imana warariye amateke y'Imana warishe Yezu nk'umureyo ndagutangarije n'izina ry'Imana n'amahoro uzabonera mu ubutumwa bwanyu bagenera abafana b'ikipe ba Rayon Sports. Ndagutangarije ubutumwa bw'abafana ba Rayon Sports mwihangane kuko ntago ari Imana yabizanye kuba mutizera Imana. Rayon Sports ni itonde urumva ihure n'ibyaje ibibone ariko byabemye ngo mwatsinzwe babiba ibyo babikura aho ngaho nje nzakena Rayon Sports muri stade amahoro no kuwa gatanu barabibye se kuwa gatanu ngo barabibye none uzambarize uriya muntu wabivugiye uriya muntu wavugiye ari amagambo hakugiriya aho bita amajyaruguru hari Rubavu ngo natsindwa ngazaba ngo nimba zaba kabenda zaba iki ngo ni umwisilamu ngarahibar ngo nagenda yishyire amavuta yishyire ku ikarayi bamukarange ndebe ko batamwaba n'izina ry'Imana yabivuze iyo televiziyo yarayivuze ngo natsindwa ku munsi wese musiyo ngo natsindwa ku munsi wasebeze ngazaba kabenzi ngazabe haramu ngo harike burhari ngo ni umwisilamu ngazahitaba inzu ngo nagenda ku musigiti bare ko atamuhanyira. Noneho urashaka kuvuga ko Rayon Sports ariyo yatumye imvura itagwa yo kuri asomisiyo. Urakoze cyane ese mubwira ko utangarize noneho kuki kuri asomisiyo imvura itaguye undi yari isanzwe igwa nanjye babuke niyo mpamvu mbikubajije niyo mpamvu Rayon Sports akantu gatoya iriya kipe yishe Yezu iriya kipe yari amateke y'Imana n'izina ry'Uhoraho ndakurahiye ndi umunyagatulika batisimu n'imwe ukwemera kumwe ndagasinzira ndyamye. APR ni ikipe y'igihugu FPR ni umuryango dukunda idini ni gatulika ikipe na APR Rayon Sports Gasongo uretse Gasongo ndani dukunda APR n'abakinnyi bayo twereka umukino mwiza cyane haba mu Rwanda ndetse n'imahanga n'ubundi wakunda yakunda oya Gasongo tagiye dukunda APR n'abakunzi bayo haba mu Rwanda cyangwa mu mahanga bavuga neza cyangwa bakavuga neza n'ubundi wakunda yakunda APR dukunda APR Gasongo mbona wowe yaburiye amahoro muri stade amahoro batumiye Mukura irabagarika bazanyaze Yanga irabagarika urumva ariko APR ni ndani Aperitiba ndani Aperitiba ndani Aperitiba ndani Aperitiba ndani agiye reka nangaze APR icyambere APR ntabwo yavukiye mu gihugu gusa APR ni ikipe yaremwe kuko muzi Imana iminsi 7 yaremye harimo umunsi wa 7 niwe yaremeye APR yararuhutse ariko nyuma imaze kuruhuka mu masaha imaze gushyiramo akavange yavuze reka ndeme ikipe izagize surutse iki abantu yagize gute naremye n'abantu bose bo kwisi yose
Inda kuvuga ngabarayo ariko nyabagira inama ura umuvugizi wa yose mwese mwari muhari bataje iki oya bataje Rayon Sports bataje ubareyo urumva ikintu cya mbere ndani umva ibyo biteze nibyo bakora bamenye yuko umva ikipe ihora itoka igihe cyose ni aperi yobowe n'intare ni ikipe itoka turi intare Rayon Sports wowe kuri umunyamakuru bwana munyamakuru niba izi kintu kandi usubize uzanakibarize n'abandi banyamakuru bagenzi bawe cyangwa se n'abandi bantu bafite ubwenge bajijutse bavanga 11 n'abazungu hari umuzungu waba uzi uvuka i Rwamagana reka nawe ese hari umuzungu waba uzi uvuka i Rusizi reka nawe ese hari umuzungu waba uzi uvuka hano hirya kwa Ndayishimiye ntago bishoboka umuntu azanye Tambwe ngo Tambwe nawe ubwawe ntazi no kumuvuga hari umuzungu witwa Tambwe wigeze ubona nawe abantu ejo bundi bagiye mu kibuga ngira ngo ni abakecuru bose barashaje ngira ngo ni abakecuru babitangiye na Mamukura niwe wajyaga avuga ko bashobora kubafana ahubwo ngo bashobora kubanyara ubutumwa agenera abafana b'ikipe ya Rayon Sports ubutumwa rero nagenera abafana b'ikipe ya Rayon Sports turaba sportif bagenzi babo ariko ikintu nabasaba ni ukwiyakira ikindi reka mbagenera ubutumwa baba bagore Rayon Sports nibiyakira yaba rero n'ubundi y'abagore bagendera ku mugongo wa aperi tugume tubaheke mbega aperi nihetse Rayon Sports yego amasezerano ntabwo yakuzuza urutaro ukuvuga ngo Serena ngiye kwirukana tuzayinigira i Kigali nayo tunganye ubusakurikije uko piramide ikomeye wowe ni iki piramide no ikomeye ntabwo ikomeye izatsinda piramide ubwo namwe mwarabanya bane kubana hariya bari uranga ariko ubundi cyangwa byakoze piramide muzayitsinda bingahe ni kimwe bibiri kimwe hano ni bingahe ni bibiri tujya iwabo ni kimwe ku busa reka tuganire umwe kuri umwe ndishimye cyane uturuka ijana ubundi njye nitwa Migi uvuye ijana witwa iyo mugabo Defonse bakunda kwita Migi barakuza ahantu hose banzi kuyuti yapa ahantu hose ari ikintu buri umva ubundi nyuguti yapa manzi banyizi kuyuti yapa yatutana birama kwa papa di padiri pretensia nyuguti yapa ikuita kwa pastor wasagira mu pati kwa tugomba ripanda abakunzi ba Rayon Sports bavuga ko ikipe bita APR uyu mwaka bazajya bayitsinda ntabwo byaba Rayon Sports rero ntabwo byaba ubundi ikipe ya kabiri yagiye mu kibuga izakina Rayon Sports ifite ikipe ya gatatu izakina Polisi ikipe ya mbere ni Pyramide izakina ikipe ya gatatu ni izakina Rayon ikipe ya gatatu ikipe ya kabiri igiye ahangaha izakina Rayon Sports ubwo bivuze ko igikombe muzagitwara hakiri kare cyane no kunywa amazi ku mukino wa 13 na faza ritararangira uhundi watara n'uruca abana uhundi watara uyu mufana wa Gasogi uyu mufana wa Gasogi turakuzi kuki waje ahangaha kureba umukino wa APR na Power Dynamo reka njye nitwa Kavana muzi kuri makunzi wa Gasogi Kavana aperi batonze abantu batize baravuna kuganana nabo aperi harimo umukinnyi waturutse muri Gasogi iyi kipe yakinnye na aperi waturutse muri Gasogi kandi bose bagiyemo rero naje kubafana ariko kandi kantu nabonye aperi mwemere nta mufana n'abafana oya witonze wabonye harimo abantu bangahe ni kimwe cya kabiri cy'abana nabonye muri Rayon
uri umufana ubwo wa Rayon. oya uri umufana wa Rayon. ntugafata abantu bashonje nareze paro ndayigaruka twebwe turabona waje kureba